nsoho kuko mbishaka, ngiye no kuva muri uru rugo kubera iyo mpamvu, ngiye kuva muri uru rugo ngiye kujyana na Mahoro, kandi tuzagenda ko umugambi wacu twawurangije twishe Shanta. ubu se byagenda mwana we, ubu se Jackson yaba ari aho ngaho turabimubwira, umva noneho turasaze turapfuye, ariko byange bikunde, ariko se reka muhamagare basi turaganira ndebe yuko yabimbazaho, kuko aba yarabimenye tutarava muri runo rugo. Mana we wumva nasara. Davide undi se barahari? Davide wi gusa ubundi butuvuga ko uba utari kumva ngwino cyangwa urabyihorera. Mubwiye nabi vipi zawe ubundi rero kuki uri kunyabiza igihe cyose? Kuki uri kunyabiza? nyuma ari kukwabiza igihe cyose wowe wabira cyangwa ubyihorera. mbwira iby'ubwira ariko umunsi warose nabi. umva ndakwiyamye mo ndakwiyamye niyo maso ngiye mumbaze si wajya uba umwana mwiza. nakubwiye ngo ndakwiyamye. nshaka ko tuganira. hari ikindi kintu cyavuga nawe nshaka ko tuganira. maho reka nkubwire ibi bintu ngiye kubikubwira bwa mbere n'ubwa nyine kandi ubyiteho. ndashaka kumenya ngo Chantal yagiye, wowe na Gatesi mugomba kuhambira. ahari ameze gute? ararya aranywa? ndikubaza mbajije ndakubajije ngo Chantal ari hehe? ntabwo mazi. nihe mwamushyize we? ntabwo mazi. ariko nawe njyewe ubona ndi gukina nawe. ngeze njye mba nkeneye gukinana nawe. ndashaka Chantal. Nezira ko bari kumpamagara. Okay. Kanyiki. Ese ubundi Chantal yarakuroze? nakubwiye ngo Chantal ubu ngubu ari hehe? uri kubyumva neza? wabaye seriye rega wirakaje nanjye nabiba bigakunda. uri kubyumva neza? wabyumvishe? nanjye nabaseriye bigakunda. amoro cyako nzakuze. uzi ko wenda kurira? nzabice se basi mu muho. twebwe twita se cyangwa twebwe nako ntacyo. mbese ubundi muri make yamwishe Chantal nanjye murashaka kunyica. umva ntunshinze urupfu. umva ndakwiyamye maho. ntunshinze urupfu. ndabizi ko wowe na Gatesi nimba mutaramwishe. unguke umva nawe nkubwire n'undi munsi n'indi saha n'undi munota ntuzongere kumbaza Chantal. wenda guhamagara n'umutima mwiza ngo uze tuganire ukaza umbaza Chantal nkunze ko unazi natigeze nanamukunda. ibyo urabimenya ahubwo uzamubaza. ibyo arubizi ahubwo nyine tuganire. murashaka inama y'undi make? iyihe icyo gihugu murashaka ko muri uru rugo habera inama? ivuye he ariko kubera Chantal? ese Chantal gute umuntu wo hanze? wait maho ndongeye ndakubwira ngo Chantal ari hehe? ntabwo mazi. kandi muri abicanyi. ariko ubundi bandi uri kwita abicanyi ni wowe. inde nande ariko? nakubwiye ngo ni wowe. we na Gatesi. yaba ndi umwicanyi mba narabishe kera. uvuze ngo iki? mba narabishe kera kuko Chantal yaje muri uru rugo. muri makeya wabonye Chantal atangiye kuzajya baryana hiti mutangiye kuzajya mubura ibyo kurya muravuga ngo reka mumwice. ubu se hariya myenda ya 200 biramuguraga aracyayambara. ni ukubera yuko mwamwice. ibya biryo se ya mirete mwatekaga twagiye ubu muracyayirya. yego yaza muri uru rugo umuntu wo hanze noneho igitoragurana ngo nurangiza utangire kumurutisha abantu. waba uzi ukuntu yasuzuguraga Gatesi? waba ubizi? waba uzi ijosi yigeze kunshingaho? nzongera kumva uvuze ijambo. ni igitoragurano. waramutoraguye ngo cyangwa waramushatse? yego naramushatse kandi umushakira mu nzu yande ya data na mama bapfuye badusigiye. niba uri mukuru se urabimenya. uriyubaha se? uriyubaha? yego ahubwo se ushaka iki? ushaka Chantal? reka mbanze nkubwire
ubu ngubu ikintu noneho mfashe n'umwanzuro kuri iyo mpamvu yo kudushinja ko twishe Chantal. Njyewe na Gatesi tugiye kwigendera, tugiye kwigendera, tuve muri uru rugo ugumane amahoro yawe. Uri kubyumva neza? nakubwiye ngo nanjye mu gihe mutaricara wowe na Gatesi ngo mutekereze ahantu Chantal mwamusize, ntabwo muzigera muva muri iki. Urabizi neza nakubwiye ngo muzava muri iyi icya mbere cyo ari uko muzanye Chantal muzabuze ahantu tuzaba twagiye, muzagenda muzi igihe tuzagenda. noneho guhera n'iki So rero nakubwiye ngo guhera n'iki kandi ubwo muzagenda gusohoka muri iki. nongere nkubwire akandi kantu, nta gihe uzigera wongera kubona Chantal mu maso yawe. ariko urashaka ko twishyira hanze Ndumva nakubwira iki ushaka ko twishyira hanze nkajya kuri polisi gutanga ikirego. ubundi se polisi nayitinya? wari ubizi yuko ejo bundi naganiriye ni wowe bafunga yamaze ko ejo bundi Kanani yabimenye irangegera y'urutwe rubise yitwaza ubukire uragira ngo bazabafunga. yamaze Kanani se ni iki? Kanani ni iki? ubona uko afite amafaranga yatanga ruswa mu bayobozi se? umva nawe si mukindi, uri kubyumva neza? ahubwo uzamumbwirire ngo nawe Chantal yarambwiye ngo musuhuze. uvuze ngo iki? iyo utumvishe wasibye. naho iyi ni ikimenyetso cy'uko nakekaga. reka mbanze kubwira, nubwo Chantal atari njye wamwishe, nubwo atari njye watumye ava muri uru rugo, ariko nanjye iyo mbona ubushobozi bwo kumwica nari kumurangiza. kandi polisi ahubwo niwo bizatwara. ninde wamuzanye hano? izaza polisi nagihari, naragiye. uri kubyumva utese? nimba ugenda nawe urabizi aho kugira ngo ugende niwe wagenda, ahubwo iyo amahoro kugira ngo utagubita bakagufunga. wese wagiye usigaye warahorose, wagira ngo usigaye uri umugore utwite kubera ngo kubura Chantal. nukirya amazi nakirenga umuhogo kanigendera. ubu mama ngo yarabyaye. mugani ngiye kuri polisi ngatanga ikirego, ari njye wamuzanye ari njye bavanga bavuga ngo naramwishe. polisi yerekanye ifamu ko n'iki ubundi bafunga ku mana nanjye nakoze amakosa yirangigira ngo ni Kanani yaranshutse nzana ariko ngomba kumushaka. Mana yanjye ubu ngubu ubwo ngeze mu rugo ni za stress zo mu rugo, ubu ngubu bagiye kunjagaraza. Nanjye we ubu se ubwo ngeze mu rugo ni stress, nizeye ko nta muntu uri bwambangire. ese ubu harafunze? nizeye ko nta muntu ugiye kunstress ubu none. dore Jackson none garuka. urashaka iki? garuka hano. Nakuse mukobwa uvuye he? mva he, birakureba? Ibi ni biki wambaye se none? unkoreho, birakureba? Gira ngo tubize. Wumvishe neza? Njye nanga umuntu umbwira kansubiza. Uvuye mu bagabo nawe nuko David yiregoye mu bagore hano. Uvuye mu bagabo. Urankubise Jackson? Uvuye mu bagabo. Urankubise? Muri kubona David wirirwa mu bagore. Namaze. Kandi wa mukobwa nawe umaje kunanira. Guhera uyu munsi uzazuvanga ahangaha unyatse uburenganzira bwo gusohoka. Uri kunyumva gato? Kukuri iki? Ntago nzagenda. Urumva? Kankubwiza ukuri. Aha hantu ntuzongera kuwagutanyatse uruhushya. Nzakwereka. Kandi uzi kuze mu rugo rwawe. Ujye umvugisha wicara. Ishara hasi. Gira vuba. Hasi. Kwamba kiri kunte. Guhera uno munsi uzasohoka ahangaha wanyatse uruhushya rwo gusohoka kandi kuri kondisiyo imwe. Yaba ugiye guhaha, yaba ugiye gukora iki,
nukumanza kunyura ukanyaka iki se Jackson mu rutwa rwawe ruzuye ubundi ubu ngubu ruzuye ni njyewe uri kubwira njyewe gatesi ngo nzajya ngenda ariko nakwatse uruhushya kabiri kangahe mwaka uruhushya se nzajya ngenda ngaruke igihe nshakiye ndetse nishimane n'abo nshaka urumva neza ntabwo nzongera kugenda kuri kondisiyo zawe kuko nawe warahindutse kandi ikintu nzajya nsohoka kuko mbishaka ngiye no kuva muri uru rugo kubera iyo mpamvu ngiye kuva muri uru rugo ngiye kujyana na Mahoro kandi tuzagenda ko umugambi wacu twawurangije twishe Chantal nzongeye no kubona unkoraho nzongeye no kumva unamvugisha unankoraho gati uvuze ku kigaruka uvuze mu iki ugira subiramo ibyo bintu wabyumvishe kandi subiramo ibyo bintu uvuze gati ndagukubita subiramo ibyo bintu uvuze none ngo mugiye gukora iki mugiye kwica Chantal aracyari muzima kumbe gati ibintu uvuze uri proud yabyo umva rero mwana ya no ingaruka zose ngiye zizajya umva rero gatesi mugiye kugenda mwishe Chantal yego ongera unsubiramo ibyo bintu uvuze nimba utabyumvishe wasibye kandi uzongera kunsakuriza mahoro ndabibwira David nanjye none nimba mugiye kuba ari we badiha agenda wongere bazanagufunga aho tuzanabigushyiraho ako muzika ibintu byose mukora ninjye bigira ingaruka ni nawe David ari njye waza akagiraho urwara nimba mugiye aba yanyweye umva rero niba kankubwire Mahoro ari hehe kwanza bawitonze ako Jackson yibonyemo ibiki ubu ngubu kose ubonye iki mvuze ra mana yanjye utambwiye kuko nivuyemo nkabivuga noneho Mahoro aranyica mana wese ubu kubera iki mbivuze mfashe nabibwire Mahoro kuko nabimubwira baranyica mana yanjye wewe kuri kumutaza narinje kukureba nkoreje kundeba none se uranshakira iki kandi mana yanjye narinje gusezera nkoreje kunsezera sugiye none niyo Mahoro ko yambwiye ko mana yanjye ibintu byose Mahoro mana yanjye ibintu byose nano Mahoro mu mutwe wanjye ibi ni ibiki Mahoro yambwiye ngo ejo nzarara ngiye ejo uzarara ugiye se none urarangije mana yanjye kwisigise none niwe ugiye kurangiriza ugiye ese none mana ngiye gusura nyine mu rugo ugiye gusura mu rugo se kwigura birangije hano mu Kigali niko Mahoro yambwiye ako mana yanjye Mahoro none ndamwica Mahoro ni kuri kw'Imana igihe namwihoreye arakwirukanye se ni ukukwirukana cyangwa arakubwiye ngo utahe arambwiye ngo nawe bawitonze gatuda Yesu Kristo Mahoranga umva rero njye mubwire ibintu byose mwankoreye njye guhera no munsi none ugenda ndabihaze Mahoro ibi bintu ntabwo ari byo ibintu byose njye mbona mu byago nkora ibiki Mahoro umva njye rero mubwire niwongera kumwita njye turanabipfa umuntu ndimo uyu munsi ntabwo ari iyo gukubitwa njye niwongera kumwuzaho n'urushyi cyangwa se ibi binuza byawe turabonana ibintu ndi kumva hano hepfo nibyo cyangwa ntabwo ari byo nibyo ntabwo ari byo ikihe kibazo ahubwo ufite ikibazo Mahoro nijye wakubise Mahoro nigikubise Mahoro rubonye urushyi nkubise Mahoro urushyi nkubise nijye wakubise nijye kubise ako mawuzi kuvuga nanjye nacyo murangiza none ukabireba neza ibintu ndi kukubwira uri kubyumva ni ibiki wumvisha rekura Mahoro rekura mwimbwira byinshi Mahoro rekura n'ukuri njye rukubona ndabona kubitura urabizi ko nagira ubwoba ntabwo ndi Chantal mushaka kwica uri kubyumva neza ntabwo ndi Chantal mushaka kwica ntabwo bikureba umva rero ibintu byawe byose unabimenye mushaka gutoroka kugira ngo mugende musige mwishe Chantal David aza andigasore nanjye avuge ngo nijye wamwishe nta n'isoni Mahoro ndabajyana kuri polisi Sexo uri gukina nande nyine uri gukina nande ndi gukina nande wowe numva bikanga mvugisha uramenye Mahoro utamenyera mudu ndimo nabari yo kumbwira ati ngo koramwe imyambaro narayiguriye nayo nguriye ariko none ubumenye umunsi mwa uzi kuri shatani na kindi bagiye kuvuga se namashe kubibona uri shatani bantu soze nta nabashiki bantu soze uri dayimoni uzagira abashya sumenye ko tugiye kwica shaka uzika abakobwa bari abakera we uzi ibintu noneho wowe bigiye gukurikiraho se nudafungura umunwa wawe
uri kunkanga se Nuto. uri kunkanga Wari wakanga se? Nyine wari wakanga. Jackis uri kunkanga ariko ubundi izina ryanjye ubu uryumva ute Jackis. Kasha uzi uko ukinamaho njye ubu ngubu umva ubwoba bwose nabuneye uri kunyumva neza nabuneye Ndaje mwereke Ndekura. nari gukina Ntabwo uri kubyumva neza ntabwo ndusha imbaraga ndekura uri kubyumva neza tuka ahubwo utanansiga uburozi muzi ko utari sister wanjye ndi iki uri Ni dayimoni nyoko se? kuri njye Nta uri kindi dayimoni uri dayimoni nishe Shantari Jackie nanjye na David aze amagireho wakoze ibingibi munzige mu nzu mwatorotse ngo noneho banyicire mwanga mbega abakobwa ushaka gusoza kuvuga icyangiye kugikubira noneho kitaraba ugiye gukumira Jackis kabisa kumva wakuze mfite uburyo ngiye kubinyuzamo ngiye kubibwira David ugiye kubibwira David kabisa uri kumva nta kibazo ufite se ugiye kubibwira David urabikora nk'iki uzi se nanjye ngiye gukumira icyaha ikihe cyaha kumira nanjye mu ikihe cyaha ndakumira ndakora igishoboka cyose ahantu Shantari ndakeka utahazi Shatani ariko urajuraza yo kubyumva neza Shatani kazi noneho wowe umva naramutwitse harya naramutwitse urankora iki se we yarapfubye ariko wenda guhisha uramfubura noneho wabikubwiye ndabizi akasha ufite ngiye kubahagurukira ngabanya nk'umuntu wanyweye urumogi nawe wanyweye urumogi ni urumogi ndaje nanjye wanyweye ibiki ndaje nanjye uba witonze gatoya ahubwo reka tawe urebe ibintu mbakorera baguke reka tawe nasanga uri muzima no fano ne wakarashiko nanjye nayikwanyura David we none ubuzima burarangiye imbeho ya inzara yanga imbaruka byari bikwiye kumera mukuru ubuzima bwanjye burarangiye ntacyo nawe David we David ubuzima bwanjye burarangiye nta kindi kintu nsigaje gukora si uwabyara wanjye bameze gutera Mahoro na Gatesi reka mbanze mbahamagare numva ukuntu bameze pe Allo Oui, bita Sonia. ni byiza none ni meza Gate wowe se umeze gute Ndashima Imana umwana yanjye na stress zo muri uru rugo mana we Sonia umva ni danje kabisa stress se zivuye he shumva mu rugo hari stress kandi ibaze yuko njyewe n'amahoro dushaka kuva muri urugo twazi iwanyu kandi si amakuru anta amakuru ni meza ariko ntabwo ndi gusobanukirwa nese muraza ikihe kibazo se cyabaye shumva ubw'ikibazo by'ibitore kuko nzabimukubwira tugeze aho ngaho ahubwo ndakwinginze mbwirira anti nawe ko dushobora kuza ejo cyangwa ejo bundi pe ubwo se uri kumva ukuntu anta ameze n'ukuntu ahita agira umujinya vuba kumva nayimubwira ariko uzi ko nari nabyibagiwe ubu se ako n'inkorere sibyo kuko ntabwo yabyakira neza ubu yahita aza mu rugo yahita aza pe ahubwo wowe ubwo nyine wowe urabimenye ko tuzaza hanyuma twe azabone tumutunguye nyine tuzi aho basi tubimusobanurire twahageze ubwo nyine ubwo nuko bizagenda mwana we soni mbabira akazi ngenda numva n'umutwe wenda kuwunyica pe kunjyewe ntabwo ndiyumvisha ari iki cyabaye cyane nyine ntabwo wabyumva Imana tuzaganira nyine nimagera tu naribi ubwo uzangera umvugishe nujya kuza sawa nyine ubwo bayi
shaho nyine sawa pe umva mana yanjye anti nyine shumva nyine umusuhuze gutyo gusa ariko biriya ntubimubwire. ntabyo ndi bumubwire. Okay, sawa. Sawa. Thank you. Ariko se iki cyabaye gute Gatesi na Mahoro bibana mu nzu bakaba bafite ibibazo bingana kuriya? Ko ndabyumva neza pe, ko ndabyumva. Sinzi icyabaye rwose, sinzi icyabaye. Gusa kuko nabisha mama bigakunda.